Ibintu by'ingenzi kuri WhatsApp. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi kuri WhatsApp dukenera mu buzima bwa buri munsi mu gihe turi gukoresha WhatsApp. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi dukenera mu buzima bwa buri munsi igihe turi gukoresha WhatsApp. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Njye mugiye kubana, banyita Dariyusicoch. Reka dutangire. Hari ukuntu uba ukoresha WhatsApp ariko ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe utazi. Uyu munsi rero nakoze video ndende y'iminota 30 kugira ngo nkwereke utwo tuntu twose tw'ingenzi dukenera mu buzima bwa buri munsi. Akantu ka mbere tugiye guheraho ni akangaka. Nta kindi rero, ikintu cya mbere uzakora, akantu ka mbere tugiye guheraho, uzaza ukande wenda urugero kuri nimero y'umuntu. Nurangiza uze ukande hano ndi kukwereka ku izina ry'umuntu uwo ari we wese ushaka. Uzaza urikandeho. Ukimara kurikandaho uzahita uhinguka ahantu hameze gutyo. Noneho uzascrollinga umanuke hasi. Noneho aka kantu ka mbere tugiye kureba ni uburyo ki uganiramo n'umuntu. Tuvugende urugero, niba mwahereye kare muri kuganira, ugasetinga message, ukavuga ngo iyi message ndayisetinze ize kwisiba igihe runaka. Niba ari amasaha 28 iyi message ize guhita yisiba, cyangwa se message zose zize guhita zisiba. Urabibona. Uzaza niba ari amasaha 28 uyasetinge, niba ari iminsi 7 uyisetinge, niba ari iminsi 90 uyisetinge, ku buryo icyo gihe nikigera message zose mwaganiriye zizahita zisiba. Niba ushaka kubikuramo uzaza ushyire aho ngaho handitse off. Urabibona. Uzaza ubisetinge gutyo, amasaha 28 nagera message zose mwavuganye zizahita zizahita zisiba. Kano kantu ka mbere duhereho rero ndakeka nakubwenge. Hari ukuntu uba ushaka ko message zose zizajya zihita zisiba, kari akantu kazagufasha. Urabibona, bizahita bimera gutyo. Gusa iyo wabishyizeho n'uwo ubishyiriyeho nawe arabibona ko wabisetinze ko message zose zizajya zihita zisiba. Urabibona nawe akabibona. Ako ni akantu ka mbere. Noneho tugaruke ku kantu ka kabiri. Akantu ka kabiri, reka turebe akantu ka kabiri nako k'ubwenge. Akantu ka kabiri ni ukwandika. Hari ukuntu wandikira umuntu ukifuza ko nyine ibintu umwandikiye bihita byihindura, wenda urugero bikaba nk'umukara cyane, umukara utsindagiye. Hari ukuntu umwandikira ukifuza ko ibyo bintu abisoma neza. Wenda urugero arwaye nk'amaso, ushobora kumwandikira ibintu kuri WhatsApp nyine bikaza bigaragara neza, nyine ari umukara utsindagiye. Nta kindi uzakora rero, uzaza umwandikire bisanzwe. Numara kubimwandikira uselection. Ndakeka nta muntu utazi guselection muri mwese muri hano. Uzakanda kwa biriya bintu umaze kumwandikira cyane, nurangiza uze ukande hano kuri utu tudomo 3. Hari abo uzasanga bakoresha ibintu by'utudomo, uturongo, gusa twe dukoresheje ubu buryo bitewe n'uko nibwo bworoha. Noneho numara gukanda kuri utwo tudomo 3 uzahita uza hano ahanga kuri board. Uzaza hano kuri board, noneho nurangiza uhakanda. Urabona ko tugikanda kuri board, urabona bise byihindura umukara. Urabibona. Hari ahantu ko mutabibonye, imbere hari akanyenyeri n'inyuma hari akanyenyeri. Mbega bitabyigira automatique. Bitabyikora muri automatique. Urabona bise biba umukara cyane. Urabibona. Ndakeka uri kubibona. Noneho nukenera nanone reka nze mbereke, wenda ushaka nko gukopiya message. Hari n'abantu baba batazi gukopiya message. Ushaka gukopiya message uzakanda kuri message cyane, noneho ukande kwa tudomo 3 turi mu nguni. Nurangiza ukande hari handitse copy, ubundi uze ubipestinge nanone niba ushaka kubipestinga. Ndakeka nta muntu utazi gupestinga. Noneho reka nze mbereke ubundi buryo. Ubundi buryo ni ubu ngubu nanone.
urabibona nanone gutya bihita byihindura ukishyira ku bundi buryo bwo hasi hakurya. Harimo uburyo bwinshi cyane, niko ngiye navuze reka mbakorere uburyo bukeya bitewe n'uko murabona iyi video harimo ibintu byinshi tugiye kwigisha. Rero ntabwo turiya twose twatwigisha, nawe uzagenda nawe ubyirebera, uzajyamo ujya ugerageza kamwe ku kandi, uzabona n'ubundi buryo bwinshi cyane, harimo uburyo bwinshi cyane. Icyo ngicyo turagisoje. Noneho reka tujye ku ka kabiri, reka tujye kuri status. Hari ukuntu ujya ubona umuntu kuri stati yashyize audio kuri stati, ariko ukayoberwa uburyo iyo audio yayishyizeho. Ndabizi abantu benshi uburyo bwa audio ntabwo baba babuzi, kandi ubu buryo abantu benshi barabukunda, bakunda kubukoresha. Ikintu cya mbere uzakora ni iki rero? Uzaza ukandika kariya kantu kameze nk'agakaramu, kariya kameze nk'akabike, uzaza ugakandeho. Hano tugiye gukora audio nyine, uzasa n'umuntu ugiye kwandika. Ukigera hano rero, hano hazahita hafunguka kariya kantu k'akamikrofone, harazafunguka aho kwandikira, hano hafunguke akantu k'akamikrofone cyangwa se ko kurikodinga, urakabona dore ngaga. Noneho uzagakandaho cyane, uzagafataho cyane gutya. Ukigafataho cyane uzatangira recording ibintu uri kuvuga, niba ari ukuririmba cyangwa se niba hari message ushaka kugenera abantu, uzafataho cyane. Nusoza uhita urekura. Ukirekura izahita yishyira kuri stati, urabibona. Ukirekura ihita yishyira kuri status. Noneho wowe ikintu uhita ukora next, ubundi ikajya kuri stati, abantu bose bagahita bayireba. Ushaka kuyisiba uhita ukanda hariya kariya kantu, urabona, uhita uyisiba. Akunda kantu nako nizere ko kagufashije. Noneho hari n'uburyo usanga status zawe uzireba zitambitse gutya, nta kindi uba warakoze rero, uba waraflowinze abantu ku macano. Hari ibintu bita cano. Ikintu uzakora uzakanda kuri cano, iyo cano waflowinze, ubundi uze ukore unfollow gutyo. Ukikora unfollow urabona stati zise zijya ku murongo. Ni ukuvuga ngo abantu waflowinze bose nyine ayo macano waflowinze yose uzayakorera unfollow. Urabibona cano status ko zise zijya ku murongo uko zisanzwe zimera. Urabibona ko ari akantu k'ubwenge. Urabibona guys, nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video tugutegurira z'ubwenge. Noneho reka tuze turebe akandi kantu k'ubwenge. Guys, uyu munsi utuntu tw'udutrike twose two kuri WhatsApp twose navuze, ntabwo ari kuzakora video ngo nyikorere rimwe. Reka nze turabigarukaho. Reka dukomeze. Noneho hari ukuntu uba ushaka gukora group rero nta kindi uzakora, uzakanda hariya, hanyuma kuri new group. Numara kuhakanda uze urebe abantu ushaka gushyira muri group, noneho uze ubashyiremo bose nyine abo ushaka gushyiramo. Nurangiza uze ukande next cyangwa se ukande kuri ako kantu k'icyatsi gutyo. Hano uzaza ushyireho nk'izina rya groupe. Ni ibintu byoroshye. Twaravuze ntabwo twabasha gukora video buri munsi ngo dukore video ya WhatsApp, ahubwo turavunga reka twa tuntu tw'ingenzi tugira tudukorere rimwe twose, tudukure mu nzira. Nta byo kugenda dukoranye iminota 5, iminota 2, iminota 3, umunota 1. Guys, twavuze reka tubikorere rimwe. Urabibona rero natwe twaje kubikorera rimwe. Noneho numara gukora groupe yawe, hari hejuru hari ifoto nahaberetse. Nurangiza uzaza uhite kanda gutyo next. Urabona kano ka video ko ibintu arabibigishije uburyo wabuza abantu kugushyira muri groupe. Niyo mpamvu hari abahise batwereka ngo tumwemfite cyangwa se tumwohereze message imwemfita. Karako narakabigishije umuntu utararebye iyo video najye hasi ayirebe uburyo wabuza abantu kugushyira muri group. Urabona group yacu turayikoze. Urabona group yacu duse tuyikora. Noneho hari ukuntu uba
ushaka nko kohereza amafoto cyangwa se dokima muri groupe cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose muri groupe. Okay, ahangaha hano ni dokima, wohereza dokima. Ushaka kohereza ifoto mu buryo bwa dokima, hano wohereza ifoto isanzwe. Ahangaha ushobora kohereza nimero ukayohereza umuntu uri muri groupe cyangwa se abantu bari muri groupe. Noneho ahantu tugiye kuza, hano ni audio. Noneho ahantu hatuzanye hano ni ahangaha handitse pour. Ahangaha hano handitse pour niho hatuzanye. Hano handitse pour ni nka question, ni nk'ibibazo nyine. Wenda urugero urabibona turahafunguye. Wenda urugero ushobora kubaza abantu muri groupe, ese murifuza ko tuzasohokera? Abantu bakagira choice, bakagira amahitamo nyine, bakagira gutora. Okay, ubabajije icyo kibazo bashobora kuza bagatora. Abagize amajwi menshi akaba ari bo aho hantu akaba ariho muzajya. Reka nze mbereke urugero. Namwe murahita mubibona ko nyine ari choice nyine, ari ugutora nyine. Mbega ni nka question, ni question. Okay, nihe ukunda? Reka nze twandike gutya, nihe ukunda? Ari Kigali na Bujumbura. Ari Kigali na Bujumbura nihe ukunda? Urabibona. Bibutse ko abantu badukurikirana hano kuri uyu muyoboro wa YouTube ntabwo ari Kigali gusa cyangwa se abo mu Rwanda gusa, n'abi Burundi twaje gusanga tugira abafana benshi b'i Burundi badukurikirana hano kuri iyi YouTube channel, ndetse ubanza ari nawo mubare dufite mwinshi cyane udukurikirana hano kuri YouTube. Okay, urabona ukibaha iyo question, urabibona hazaho Kigali na Bujumbura. Urabibona. Mbega nge n'urugero uzandikaho ibyo ushaka. Urabibona. Noneho nukenera gutora, wenda tuvuge niba ari Bujumbura cyangwa se Kigali, urabona nge ndatoye. Urabona harandatoye hahita hazaho rimwe, ngende umuntu wa mbere utoye. Hari hasi nta muntu nyine wari watora. Nukenera kureba abagize amajwi menshi, hano uzaza hano kuri view vote. Hano urabibona abagize amajwi menshi, urabona hari Kigali ni umuntu umwe watoye, hari Bujumbura nta muntu n'umwe wari watora. Guys, kano kantu nizere ko ari ak'ubwenge kagufashije. Kano kantu gakunda gufasha mu magroupe menshi cyane, ugasanga nyine abantu iyo badafitiye nk'ikintu batari guhurizaho kimwe, ugashyiramo iyi question, uhita umenya nyine umubare w'abantu benshi. Abantu benshi murabizi ko batsinda ahantu hose nyine. Uhita umenya umubare w'abantu benshi nyine bashaka ko muzajya aho hantu, cyangwa se babifuza ibyo bintu ko biba. Okay, kano kantu rero nako niba kagufashije kanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu yandi mavideo. Reka dukomeze. Ikindi kintu gikurikiyeho rero ni iki ngiki cyo gushyira ifoto. Wenda urugero gushyira ifoto nyine wenda ku bantu bose muri dashboard yaho ucatira. Okay, uzaza ukanda hariya kuri wallpaper. Ukimara gukanda hariya kuri wallpaper, uzahita uhitemo niba ari ifoto ufite muri telefone, cyangwa se niba ushaka ifoto ibikoranwe na gutya kuri WhatsApp, uzaza uhitemo. Okay, ngerekana nhitemo ifoto mfite muri galeri. Uzaza uyihitemo, numara kuyihitamo uzahita wemeza. Uzaza ukanda hano kuri set wallpaper. Noneho hano urabona hari hejuru for this chat my teach. Uvuga ngo hano for this chat, hano ni chat imwe gusa, mbega gucatiramo hano nyine iyi foto ikazamo hano ncatira. Ariko hano nuza kuri for all chats, hano nukuvuga ngo ni nyine ni amachat yose abantu bose uganira nabo bose, iriya foto izahitizamo. Hari ukuntu nyine ubuje ufite nk'ifoto y'umuntu ukifuza ko iyo foto ijya kuri we gusa, akaba ari uzajya uganira nawe gusa irimo, nuvuga ngo uzajya hari ahambere, ariko nushaka ko ifoto ijya hose uzajya hari hasi. Guys, nizere ko ibintu ndi kubigisha cyangwa se ibintu ndi kubabwira hano byose muri kubisobanukirwa. Nizere ko muri kubyumva neza. Noneho reka tuze kuri aka kantu ka kabiri ku new broadcast. Hano new broadcast uvuga ngo hano bijya kumera nka group, ariko nanone ntabwo ari group.
hano bijya kumera nka groupe gusa. Hano ikintu bidufasha ni iki, ushobora kuza ugashyiramo abantu bawe bose ufite kuri WhatsApp. Noneho abantu bose ufite kuri WhatsApp ukajya uboherereza message, tuvuge urugero hello cyangwa se mwaramutse, bose message igahita ibagiriraho rimwe kandi ikabageraho buri muntu inbox yiwe, atari kuvuga ngo biri muri group, bikamugeraho biri muri inbox ye, akabona ko ari we wenyine wandikiye kandi mu by'ukuri abantu bose wabandikiye iyo message. Guys, kano kantu nako hari abantu benshi baba batakazi kandi mu by'ukuri kano kantu ni keza. Wenda reka nze mbereke nk'urugero, reka nandike hello, wowe uri kubandikira ubona bimeze nka groupe nyine, uri kubandikira bimeze nka groupe, ariko icyo gihe ubu bandikiye bose, umuntu wese washyizemo hariya ubu mwandikiye bikamugeraho biri muri inbox yewe. Urabibona hariya twabandikiye, ariko urebye hano hasi urabona ko abantu twashyizemo, urabona ko byabagezeho, ariko urabona bitandukanye na groupe. Urabona hari harimo ko ari abantu benshi nyine ushyiramo nyine mukajya muganira muri groupe, ariko hano kuri new broadcast urabona ko message igeraho umuntu iri muri inbox yiwe. Urabona ko abantu twashyizemo zabagezeho. Guys, nizere ko aka kantu nako kagufashije. Nizere ko kantu kagufashije, bitewe nuko hari abantu benshi baba bagakeneye. Niyo mpamvu navuze ko njye mbakorera video irimo utuntu twinshi cyane. Noneho hari ukuntu umuntu aba yaraguhakinze utabizi, message zawe zose abasha kuzikurikirana kuri WhatsApp. Nta kindi uzakora, uzakanda kwa turiya tudomo dutatu, noneho uze ukanda hano handitse linked device. Hano link device ukihakanda uzahita ubibona niba yaraguhakinze, niba akurikirana message zawe zose uzahita ubibona hano hasi, bizahita bijya. Urabona ko hariya telefone yawe yabasha kuyihuza n'imashini, cyangwa se imashini akayihuza na telefone, cyangwa telefone akazihuza n'ubundi na telefone. Uzaza urebe hano, zizahita ziza hano, niba asanzwe agukurikiranira message uzahita ubibona hariya, ku buryo ki wabasha no kumusiba. Niba rero wowe umusanzemo unyandikira muri comment nkwereke n'uburyo wabasha kumusiba. Reka tugaruke nanone hano turebe akandi kantu k'ubwenge. Noneho hari ukuntu uba ushaka gukora iki. Reka tuze hano kuri utu tudomo dutatu. Akandi kantu k'ubwenge, uraza hano kuri utu tudomo dutatu. Hano hari ukuntu uba ushaka ko message yawe uyipininga imbere muri groupe. Hari ukuntu wandika message ariko ugashaka ngize imbere cyane, nyine abantu bayireba. Nta kindi uzakora rero, uzayikandaho cyane, nurangiza ukandika twa tudomo dutatu, ubundi uze hano handitse pin. Numara gukanda hano handitse pin, urabibona. Nushaka ko ihamara amasaha 28 cyangwa se umunsi cyangwa iminsi 30, uzaza ubyemeze gutyo. Uzaza bikande gutyo. Urabona ugikanda gutyo aho handitse pin, message izahita yishyira imbere. Urabibona message yahise ijya hara kuri pin, yahise yishyira imbere. Umuntu wese winjiye muri groupe yabasha gukora iki, yabasha kuyireba. Message yose winjiye muri groupe yabasha kuyireba, bitewe nuko twayishyize imbere hari ahabanza, hari hejuru nyine. Urabibona. Noneho akandi kantu k'ubwenge, hari ukuntu uba ushaka kuva nko muri groupe. Hari ukuntu baba baragushyize muri groupe, ariko iyo groupe ukaba udashaka kuyigumamo nyine, cyangwa se barayigushyizemo utabizi. Guys, nkwibutse ko nagukoreye video ikwereka uburyo wabuza abantu kugushyira muri groupe. Nta kindi uzakora rero, uzamanuka hano hasi, uzaza umanuke hano hasi, uzajya muri groupe. Reka duhere kuri aka ngaka bitewe nuko ariko nsanze imbere. Hari ukuntu uba ushaka kurokinga cyangwa se gufunga nka message yawe, kugira ngo abantu batabona iyo message. Uzaza ukanda haranditse uplock, nurangiza ushyiremo nk'igikumwe cyangwa se ushyiremo pin, ushyiremo password bitewe na telefone ukoresha. Niba ari
iy'igikumwe uzashyiramo igikumwe, noneho uyirokinga. Urabona message yacu cyangwa se groupe yacu, urabona duse tuyirokinga, duse tuyifunga. Hano kantu nako abantu ntabwo baba bakazi, kandi kano kantu nako karafasha. Urabona message yacu duse tuyirokinga. Nukenera kuyikuramo nanone uzakanda aho ngaho ubundi uyikuremo. Urayibona dore ngiye. Noneho nukenera kuva muri groupe uzakanda kuri groupe cyane, noneho umanuke hasi handitse exit group hano. Uzaza ukande hano, noneho uhakande, numara kuhakanda uzahita uvamo ako kanya. Urabibona, uzaza uhakande uhita uvamo. Hari n'ubundi buryo ushaka ko umuntu aba admin wa groupe cyangwa se ayobora groupe, uzamukandaho. Ukimukandaho ushaka kumukuramo uzakandaho ngaho handitse remove, cyangwa se nukenera kumugira admin uze hano handitse make group admin. Hano ukihakanda azahita aba admin. Urabibona, azahita aba admin ari we ubasha guhanaguramo n'abandi, cyangwa se akagira ibyo ahindura muri groupe gutyo nyine. Urabibona n'ubwo buryo. Noneho reka tugaruke ku kandi kantu k'ubwenge. Uzakanda aho ngaho, urangiza uze ukanda hano handitse settings. Kimara gukanda hano handitse settings, uzahinguka ahantu hameze gutyo. Noneho uze urebe hano handitse charts. Ni ukuvuga ngo kano kantu ngiye kukwereka nako ni akantu k'ubwenge, uburyo ki wabasha kugira WhatsApp umukara. Kwa kundi ukuntu nyine ubona WhatsApp iri umukara, hano niho uzaza ubikorere. Ugikanda hano handitse light izaba umweru, nukanda hano handitse dark izaba umukara. Reka tuhakanda urebe ukuntu izahita. Uzakanda handitse dark, noneho ukande OK. Urabona WhatsApp ihise ihinduka umukara. Ariko ubona abantu benshi nyine bakoresha ama WhatsApp, ariko ugasanga WhatsApp yiwe iri mu ibara ry'umukara gutya, adashaka mbega nko kujya amaso ye kujya yangirizwa n'urumuri, akanda gutyo nyine. Noneho reka nanone tugaruke ku kandi kantu k'ubwenge. Uzakanda hano handitse, hari utudomo dutatu, uze hano handitse settings, uzaza ukande hano handitse settings. Ukihakanda uzaza nanone hano kuri profile. Hano ni uguhindura ifoto. Kwa kundi ukuntu nyine uba ubona ifoto, cyangwa se udafiteho ifoto uraza ukayishyira hano. Ushaka wahita wikamera hano hambere, hano ukareba ifoto ufite muri phone yawe, cyangwa se hano hagatatu ukareba avatar yawe. Avatar abantu benshi ntabwo baba bazizi, ariko ntabwo ari ingenzi. Nukenera kuyimenya uzajyamo nyine naho bicukumbure uzayibona. About ushyiraho ibintu nyine bikuranga. Aho ngaho niho uzakanda kuri about gushyiraho ibintu bikuranga. Niba wenda urugero WhatsApp yawe wenda hari uzagenda ushyireho ibyo WhatsApp yawe ikora. Hari n'ukuntu uba ushaka gupininga umuntu ukamushyira imbere kugira ngo ujye umubona imbere nyine imbere. Hari nk'ukuntu uba uganira n'abantu benshi, muri abo bantu benshi ukifuza ko hari umuntu uzi imbere nyine kugira ngo ujye umubona imbere. Uzamukandaho cyane, hariya hejuru azahita hafunguka kariya akantu, turiya tuntu ukanda haranditse ping, uwo muntu azahita aza imbere. Reka tubikore no ku wundi muntu kugira ngo mubirebe neza. Hariya nari nihuse cyane. Uzamukandaho cyane, ukimukandaho cyane azafunguka turiya tuntu hejuru tumeze kuriya, urebe kariya akamenyetso kariya aba ari kukandaho, azahita aza imbere. Urabibona ko ahita aza imbere. Niyo yaba ari mu bantu 1000 we azahita aza imbere. Hariya habanza. Hari ukuntu umukunzi wawe uba uganira nawe, ariko umukunzi wawe ugasanga ari mu kavuyo k'abantu, uzaza umushyira imbere nyine kugira ngo ujye ubasha kubona message ziwe. Aho ngaho habanza.
Okay, nizere ko utu tuntu turi kugufasha. Reka nanone tugaruke mo hano, nanone turebe akandi kantu k'ubwenge. Uzaza ukande kuri ku muntu runaka. Okay, nurangiza umanuke hasi ho gatoya. Numara kuhamanuka noneho hari ukuntu nyine gushaka nko kubloka nk'umuntu warabuze uburyo wamubloka, ni gutya uzahita uza hano hasi ukande hano handitse block. Uzaza ukande hano handitse block business. Okay, uzaba umublotse ku buryo ki nta kintu cyawe na kimwe yabasha kubona, stati ntiyayibona, kwandikira message ntiyakwandikira, nyine icyo gihe uba umublotse. Bumwimye uburenganzira bwose uba bumwimye. Reka nanone tugaruke kandi kantu k'ubwenge. Uzakanda kuri message cyane, numara kuyikandaho cyane uze urebe igihe yayikohereje. Uzaza ukande hano info, uzakanda hariya kwa tudomo dutatu, urebe ukande hano handitse info, noneho urebe ese message namwohereje yayirebye cyangwa ntiyayirebye. Nubona hari handitse read, hari utudomo uturongo tubiri twa v ari icyatsi cyane cyangwa se ari ubururu cyane, ukareba hano hasi ukabona kuri deliver, ukabona nta kintu kiri uzamenye ko message atari yayireba cyangwa se yaje ariko atari yayisoma. Ndakeka ku kantu kari kumvikana. Noneho kano kantu ko narakabigishije murebe video hasi, kano kantu nakagarutseho cyane. Hari ukuntu ushaka kuganira n'umuntu mukaganira mu buryo bwa video kandi utamuhamagaye, uzakanda hariya kwa iriya kamera cyane, numara kuyikandaho budutangire wifate video. Kano kantu nakabigishije mu buryo burambuye, reba video aho hasi narakabigishije, nako ni akantu k'ubwenge. Abantu benshi bakunda kugakoresha, hari n'abantu nyine usanga batakazi kandi ari akantu keza cyane. Okay, noneho reka nanone tugaruke ku kandi kantu k'ubwenge. Uzaza ukande ku tudomo dutatu, uze hano handitse settings. Numara gukanda hano handitse settings, uzaza hano kuri storage and data. Numara kuza hano handitse storage and data, uzaza urebe hano. Tugiye kureba uburyo bwiza wa settingamo media zawe cyangwa se amafoto yawe, hanyuma bakajya bayakohereza ari karite. Urabibona, cyangwa se ukayohereza ari karite. Hano uzajya ubasha kohereza video cyangwa ifoto iri karite, ukayohereza iri muri HD. Urabibona, uzaza wemeze kuri aka ko hasi. Kano ko hasi nukemeza gutyo ugakanda save, icyo gihe ifoto yose uzajya wohereza izagira biri muri HD, cyangwa se ifoto washyize stati izagira iri muri HD. Noneho reka nze mbereke n'akandi kantu k'ubwenge kari hano hasi. When using mobile data, hano ni kuvuga ngo hano naho ni akantu k'ubwenge. Hano hambere nuhemeza ugashyiraho ku mafoto cyangwa se ku ma audio, uvuga ngo igihe wafunguye megabyte umuntu akakohereza nka audio cyangwa ifoto, izagira ahita yifungura. Nubwemeza bizaba birahita byifungura. Tuvuge ndahara niba nemejeho foto na document, hari banyohereje byahita byifungura. Hano noneho ha kabiri kuri when connecting on wifi, hano uvuga ngo ni igihe uri kuri wifi. Hano uzabyemeza bitewe n'ahantu ukunda gukoresha, cyangwa se niba ushaka ko bizabyisevinga muri phone yawe, uzagenda ubisetinge. Noneho reka tugaruke ku kantu ndakeka ari nako kanyuma. Kano kantu uzaza ukandika tudomo dutatu. Hano ni ugusiba message waganiriye n'umuntu, zose ukazisibira rimwe zigahita zikuramo. Hariya kuri clear cache cyangwa se hano kuri export chat, hariya chat ni ukuyikuraho clear cache. Uzaza ukanda hariya kuri clear cache, nukanda kuri clear cache message zose waganiriye n'umuntu zizahita zikuraho, zose zizahita zisibira rimwe, utagiye gusiba aka message kamwe ku kandi. Urabibona, uzaza ukanda hano kuri clear cache,
hano izahita byikura, urabona message zose zise zikura. Guys, reka mbereka kandi kantu ka nyuma kugira ngo dusoze. Ndabona n'umuriro ubaye ikibazo, abantu rero tugira amatelefone akunda gucagingwa cyane, dore nibi bijya bituba. Okay. Uzaza ukande kuri utu tudomo dutatu, numara ukanda kuri utu tudomo dutatu uze ukande hano handitse settings, umanuke hasi, uze urebe hano privacy, uzamanuka hano hasi ahangaha handitse chats, uzamanuka hano handitse chats, noneho uhakande. Numara kuhakanda uzahita ugira ute, uzahita uza hano kuri font size. Hano ukuvuga ngo ninuze ama message ya ukuntu yaza yangana, cyase abantu amazina yabo ukuntu yaza yangana. Nushira kuri large cyangwa ugashyira kuri small cyangwa kuri medium, uzashyira ahantu ushaka. Kuri small buzahita buba butoya cyane, izi nyuguti zose zizahita ziba ntoya, ariko nushyira kuri large inyuguti zizahita ziba nini cyane. Guys, reka dusoreze video yacu ahangaha. Wowe rero tugeranye kuri uyu munota, ndakwibutsa gukanda subscribe, comment, share, ubundi ukambwira n'igitekerezo cyawe aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Niba hari akantu twibagiwe nako wakanyandikiraho muri comment kugira ngo nzakagarukeho ubutaha.